Okay, abadukurikiye rero twababwiye ko tugiye kureba ahantu akura ubwatsi kandi murabona ko ari urugendo rutoroshye. Reba igihe twahereye tugenda turacyari mu bwato, turi mu mazi hagati. Ubwo rero turagira ngo tumubaze, ese kubona kwahira cyangwa se gushaka ubwatsi bw'inka bigoye, wowe nyine urumva wewe wiyumva ute iyo ubona inka yawe iri kugenda imera neza kandi ukura hano ubwatsi bumeze butoshye buri mazi gutya, wiyumva ute? Njyewe ibivuga ngo biragoye, yego biragoye kubirebesheje amaso, ariko nkurikije agaciro ko wakugabiye, Yego. buriya ntabwo byaba bigoranye. Kuko nimba nk'umukuru w'igihugu yaricaye akavuga ati gira inka munyarwanda ibeho, reka abaturage bajye babona amata yo kunywa, icyo kintu agaciro ka mbere ni uwakugabiye inka. Yego. Utitaye ku mvune. Ushaka kuvuga nk'aho wancira ibiryo ku isahani nkananirwa kubirya, ntibishoboka. Ni gute baguha inka ukananirwa kuyitunga? Ukora iyo bwabaga. Yes, ntabwo uciye mu ijambo, ubwo bishatse kuvuga ko inka ufite wayikuye kuri za zindi nyakubahwa perezida wa repubulika atanga cyane rwose, ndetse ni n'inkuru ndende. Wow. Wadusangiza wenda mu magambo make uburyo wabonye iyo nka? Uburyo nayibonye byo ntabwo ari ibintu bikomeye, ahubwo se kamaro k'iyo nka yangiriye. Yego. Mbese ni ibisingizo kinahereza nyiri gutanga inka Rwose. Ndumva ari cyo kibazo ngewe ari cyo nakakubwiye, kuko u Rwanda rwacu rufite demokarasi, rufite uburyo ki rwubakitsemo kuri muturage wose ukeneye inka ndetse uyishoboye aba ari karibu rwose guhabwa inka. None se iyo nka bayiguhaye kuva bayiguha kugeza ubu, ni nk'iki kintu iyo nka yakugejejeho nk'umuntu w'umupapa? Okay, ntabwo tuzi niba uri umupapa, twahuye kwigendera, cyangwa uri umusore. Ese urubatse? Yes, ndubatse. Yes. Iyo nka se nibura ubona mu gihe uyimaranye, ubona nk'iki ubona ibasha kugufasha mu buzima busanzwe bwa buri munsi? Ariko nyumvira nawe nk'ikibazo ubumbajije, urabaza amenye nko ureba umunwa. Yego. Ese nureba ko amata yanjye atemba itoto kubera amata n'inywera? None se dore utu twari twaragiye twarahenengeye. Yego rwose. Dore akaboko kari gafite iminyururu, imitsi yabaye nk'iminyururu. Yego rwose. Ako kubera amata yagira inka. Urabona ko amata atemba itoto. Rwose. Ikindi cya kabiri ni inkuru ndende. Ngewe nahawe inka maze umwaka n'igice nshatse. Nashatse umudamu nta bushobozi bunini mfite, ariko kuko nari ndi mu bibazo nashatse umugenzi wanjye twisungana. Yari umukobwa turisungana, dusezerana kubana, turabana. Tumaje kubana turabyarana, umwana wa mbere, uwa kabiri nawe abaraje, ariko utanyura ku bwatsi. Uwa kabiri aje, umwana wa mbere yari afite amezi 9. Kwa kutabimenyera tukiri n'abana, ubwo tugiye kubona mbona umugore atwita inda ya kabiri, undi mwana afite amezi 9. Byabaye ibintu bikomeye cyane. Nanjye ndibaza ni nzabaho gute, ariko nyakubahwa perezida wa repubulika ko ari umubyeyi, sanga nanjye yanekerejeho. Bahise baminka, bahise nshigwa mu cyiciro n'ubuyobozi bwacu bw'akagari. Ariko nshimira abayobozi b'akagari ku bwitange bagira no gukorana ubushishozi no kutagira ikimenyane mu gutanga inka. Baba bampaye inka yagira inka. Yego. Bamaye inka yagira inka, komeza imbere gato mbona uko nahira ubwatsi. Bamaye inka yagira inka rero, ngo haparika gatoya. Bamaye inka yagira inka. Yego. Ubwo mbagize ayo mahigwe, nyabyaza umusaruro. Bayimaye ari inka nkuru ihaka. Yego. Ntihaciye kabiri yanka ibirabyaye. Ubwo murabona kwa kundi mwabazaga ati twahira dute bunuko ngutu bwahira. Yego. Haciye kabiri inka ibirabyaye, yabyaye mu kwa 11, umudamu nababyara yabyaye mu kwa 10, umudamu byara mu kwa 11. Yego. Ubwo urukumva ya mateka y'inka. Ya mateka y'inka.
ubwo wa mwana wanjye bavugaga ati aragwingiye wa undi wa mbere n'umugore wanjye bajya ku mata ngo ndabyibushye abana banjye basa neza kubera nyakubahwa Paul Kagame basa neza nyina wabo we yasibiye ibwana yewe we uze ahubwo se ugira ngo ribu nizamfata ivuga ngo nashatse umwana utagejeje igihe kuko kwa kundi umuntu ashaka agakobana agahinduka nabi wapi yo ntabwo ari ubu ngubu byararangiye kubera amata icyambere ni ukubaha amategeko ya nyakubahwa Paul Kagame tukahirira inka mu biraro. Icya kabiri ni ukuba inyangamugayo tukanywa amata y'inka yaduhaye ariko kubera ko inka yaduhaye zibyara umukamo dusagurira n'abasokoda nyakubahwa perezida Paul Kagame agahora ku ngoma iteka ahubwo manda nirangira tuzamwongera indi manda kuko ni umubyeyi cyane rwose. none se naguciye mu ijambo ndabona ufite ibyishimo byinshi rwose kubera noneho n'inka yawe birumvikana ko ufite akanyamuneza neza. Twagize amatsiko aha hantu mwahira wenda n'abantu reka tuhabereke murabona ko ari ubwatsi buri hagati mu mazi wenda umaze amatsiko abantu nk'ubu bino bintu nyine gusa Imana ni igitangaza. Urabona ukuntu ubwatsi buba bwarameze mu mazi neza nta butaka turi kubona ubwatsi buriho ntaki nyine mutubwire nyine nk'abantu bumenyereye ubu bwatsi babufashe kuki yego umugenzi wawe reka dusobanurire. Ni igishanga yego ni igishanga gihingwamo umuceri yego mu gihe cy'imvura haruzura amazi akarenga yego hanyuma urabona ko amazi ari kugabanuka mu gihe cyashize n'ibi byatsi ntitwabibonaga ubu ngubu hari kuzuruka hari n'igihe azashira hano hose tujye twahira tutagiye mu bwato. ubwo bivuze ngo aya mazi agira igihe akama. Yes ubu ngubu mu kwa gatandatu mu kwa karindwi hazaba ari ahantu hasanzwe abandi bari guhinga bakahahinga nyine bisanzwe. Ni ukuvuga ngo impamvu turi mu bwato nuko turi mu gihe cy'imvura. bivuze ngo igihe kizagira amazi akamye. Yego arakama n'ubari gukama ababizi babibonye hariya aragabanuka cyane umunsi ku wundi agenda ashiramo aragabanuka. bivuze ngo ubundi iki gishanga nyirizina ni igishanga ni icyo guhingwamo. Aha ni mu mabloke hano bahingamo imiceri ahandi hari ibikorwa remezo yego ibisheke n'ibindi harahingwa yego. Murakoze cyane mutumaze amatsiko twagize amatsiko menshi cyane murabona ko twatangiye dufite ubwoba none twabifirinze turi kumva natwe twakwahira na mugenzi wanjye ndabona afite amatsiko menshi hari ibyo yabaza reka nawe agira icyo ababaza ariko ngiye rwose numiwe mva mufite kuraje kandi kuraje mukomerezaho. Merci. njyewe rero rwose nifitiye ubwoba niyo mpamvu mwumva nacecetse sindi no gukoma ariko kuko iminota twamaze mu bwato turi kugenda tureba aho bari buze guca ubwatsi bwose nkabona nta kibazo n'ubwatsi ni bwiza buratoshye ndumva ari ibyo ngibyo. ahandi ikindi twababaza nk'ubwo se kuba ari ubwa leta buri muntu wese buri muturage wese yemewe kuza kuba yacamo ubwatsi nta kibazo. Ni byiza buri muntu wese yisangamo hano ni abaturage. Umusoro dushobora gutanga ni uw'ubwato n'abantu bashobora kutwambutsa ku bantu batazi kwiyambutsa mu bwato. Ni nko kwishyura umuntu utwambutsa ariko ikindi nta kindi kiguzi bidusaba ni ukwahira tugacyura ubwatsi tugahereza amatungo yacu. iyo misoro se uwo muntu ntekereza ko n'umuntu watekereje kano gatekerezo k'ubwato nawe rero ni umuntu kabisa utekereza kure kuko nta kuntu abaturage bari bujye banyuramo aha ngaha baje kureba ubwatsi nkeka ko atari hafi ku buryo umuntu atagwamo.
Ahangaha turi ni mu nkengero nk'uko twabivuze ni uko igihe cy'imvura cyari cyaje amazi akaba menshi akarengera, ariko ubundi ubu bwato ubusanzwe bukora ku Kagera mbere ku mazi menshi, bwambutsa abantu bakomeza i Gahanga gukomeza inyuma n'i Kigali. Ubu bwambutsa abantu benshi, hano birazwi ko ariho abantu bambukira, uretse gusa ko muri iki gihe iyo amazi yabaye menshi umwuzure waje, ibyo byo kwambuka biragabanuka, kuko urumva niba hano hafi hameze gutya, inyuma ni menshi cyane, kandi noneho haba hariyo n'ibikorwa remezo, imyaka, ibisheke, ntabwo wabona uko ugenda. Ariko ubu ngubu bigiye gutungana bigira igihe cy'amazi menshi kubera imvura, hanyuma byamara kugabanuka tugakomeza nk'uko bisanzwe. Ni uko tubayeho mu buzima bwa buri munsi. Dusubire kuri ya misoro gatoya. Yego. Imisoro kuri ubu bwato se musoresha gute? Ese imisoro ijya hehe? Imisoro ni ugukoresha nk'ubu bwato mu gihe bufite ikibazo, abakozi bambutsa abantu, ntekereza ko ni nka koperative, nabo bagira uko bafatanya hagati yabo bagahembana, bagafata n'ibitameze neza. Nyine nk'aho urareba nk'izi nzira tunyuramo, ngira ngo urareba ko hamwe na hamwe hafunze. Iyo hari ahantu hakenewe inzira, nibo bayica muri ayo mafaranga twese dutanga. Urumva ni ubufatanye, harimo n'abarobyi n'abaroba, nabo bose ni ukumvikana, turafatanya. Ubu bwato se ni ubwa koperative ku giti cyayo cyangwa se ni ubw'umuntu umwe ku giti cyiwe? Ni ubw'umuntu ni umuntu wadutekerejeho abishyira, yabigize ni nka bizinesi, ni bizinesi. Wese mumwishyura gute? Abishyuza gute muri make, kubera ko urumva ubwato ni ubwiwe? Ashyiraho igiciro, twebwe tukagikurikiza. Ibyo yasabye nibyo dutanga nyine, kugira ngo natwe tubone ibyo dushaka. Ubwo mwe mwihangiye umurimo wo kujya nyine mwambutsa abantu mu gihe baje gushaka ubwatsi mukabibafashamo? Sori gato, nanjye ndahira, ariko turi kumwe n'uwambutsa, nawe yagira icyo abivugaho nta kibazo. Aha turi kumwe na mugenzi wacu, ari ku buhanga bwo kugenda, sinzi uko babyita mu Kinyarwanda, agira ubwato kugira ngo tutagwamo. Babyita gute kuriya igiti aba ari kugenda ingashi kugira ngo tutagwamo? Reka nawe tumubazeho gake, atubwire ku by'ubu bwato, uko yaje kwihangira umurimo akajya yambutsa abantu bibafashamo. Tubwireho gake. Njyewe mu rugo bakoze ubwato, natangiye gutwara ubwato niga gutwara ibisheke mbimanura mu ruzi mbijyana i Rurambi. Noneho maze kubimenya, mu rugo bahita bakora ubwato bwo kuzaza nambutsa abantu bagiye kwahira, bazanye baje gushaka ubwatsi bw'inka. Bikwinjiriza iki se? Nyine tubwire mu buzima bwa buri munsi, nyine kuba ubasha gufasha abantu kwambuka biragutunze, hari akantu kavamo, tusobanurire. Kuba mbasha gufasha abantu kwambuka bakaza kwahira, nanjye nicyo kintu kintunze. Ngenda mbaka make make yo kubambutsa y'imisoro, kugira ngo icyuma cyangitse ku bwato natwe tugikoreshe inzira. Nuko amafaranga tubaca ni make cyane, ntabwo ari menshi cyane, ntabwo tubahenda. Ntabwo uciye mu ijambo, nk'umuntu wambukije kuva hariya twavuye kugera, ese ubwato bugera i Kigali? Wapi? Bugarukira hehe umuntu yambutse? Bugarukira ku ruzi. Ku ruzi nyine, uru ruzi ruduhuza na hehe? No kuri Nyabarongo. No kuri Nyabarongo. Ubwo bivuze ngo umuntu mukuru hariya twahereye ukamugeza kuri Nyabarongo.
kuri Nyabarongo ubwo ni ahita agera i Gahanga sibyo ra ubwo kuva hariya twambutse kugera i Gahanga kuri Nyabarongo nangahe? ni amafaranga ibiceri 400. Ubwo kuva hano ku ntangiriro kugera kuri Nyabarongo y'i Gahanga n'amafaranga 400. Ubwo tuvuge ko byagenze neza ushobora nko gukorera abantu bangahe? Ubu bwato bwawe bujyamo abantu bangahe? Mu bwato bwanjye bujyamo abantu 50 kumanura. 50 ushobora kubatwara? Ntabwo bwarohama se koko musore? Ntabwo bwarohama. Ubwo bizanga abantu 50 ukabajyana, wagaruka wenda byagenze neza ufite abakiriya benshi ukongera ugatwara abandi. Ntayabona rwose ni akazi keza pe. None se ikibazo kindi mfite, ushobora kuba ari ubyuka mu gitondo ukaza guhagarara hariya ku ntangiriro ugategereza abantu baza kwahira, cyangwa baguhamagara kuri telefone ukaza kuri mbyuka mu gitondo nakaza nagategereza abantu baje kwahira hano ngaha hari aho duparikira. Ubwo buri munsi ubizi neza ko hari abantu uri butware kandi bakakwishyura. Okay, courage rwose, aka ni akazi keza kandi hari icyo kakugezaho, karuta rwose kuba washyira amaboko mu mufuka. Ukuye amaboko mu mufuka urakora, ni byiza. Natwe badutembeje tumwe tumenya ahantu. Ubu ngubu tubishatse watugeza kuri Nyabarongo tugahita tujya i Kigali. Kuri Nyabarongo nahabageza. Biroroshye rwose. Kumva turatembera tukagera i Kigali tudateze imodoka da. Tugiye kugera i Kigali mu bwato ni agashya rwose. Ni byiza, courage. Kandi n'uyu mugabo dusanze hariya yiyicariye akadutembereza ukuntu akora kano kazi rwose biradushimishije, ni byiza. Ahubwo wenda dusubiye inyuma gato twamusubiza mikoro. Musubiza mikoro ya mugabo twatangiranye. Ambara akamikoro kawe neza tuvugane. Murakoze rero nk'uko twari tubibabwira, turi kumwe na wa muntu twasanze yicaye none twatubonye afite ibintu byinshi yigejejeho. Turagira ngo tumubaze ni iyihe nama wagira abantu baha inka hanyuma bakazigurisha, nk'umuntu nkawe rwose ufite amatama atemba itoto, umeze neza, ufite urugo, abana bakaba bameze neza kandi bari inkurikirane kuriya, ariko kandi ukaba byakuye mu bukene, ukaba umeze neza, uri kwahira ubwatsi bwiza, abantu bazigurisha wabagira iyihe nama? Kuzi Ikinyarwanda bavuga? Yego, babikuye amata ku munwa. Exactly. Kubera ko nk'uko nakubwiye, iterambere ryarabonetse mu rugo iwanjye, mirire mibi ndayisezera, ndagurisha amata nkabona amafaranga. Ariko ntago mwabonye moteri iparitse hariya se? Ntago mwabonye ko hari ko mbere bayima nigari nagiraga ryari rishaje rwose, ariko ubu naguze moto yo kujya ntwaraho ubwatsi. Wumva waguze moto mu mafaranga ukuyemo mu mata rwose? Mu mata yonyine. Mu mata yonyine. Kandi inka kwa bukiyifite. Kandi inka nkaba nyiyifite. None se ubwo urumva koko nkwiye kugira nama ki abantu bikura amata ku munwa? Rwose. Abo bantu babikuye amata ku munwa. Ahubwo banyarwanda, mwagirwa icyizere na nyakubahwa Perezida Paul Kagame, umubyeyi wacu, umubyeyi w'u Rwanda. Rwose. Mugahabwa inka, zagira inka n'izindi nkunga nyinshi za VIP. Babwire. Nimugerageze mubyaza ayo mahigwe umusaruro. Muheje mutazaba nka wa mugani ngo wambe ikezi namenya ko kera. Abari mu mahanga ntago babibona. Urakoze cyane rwose, ubagira inama nziza kandi ufite urugero rwinshi rufatika. Ufite moto iparitse hariya hakurya mu bwato, niba uva wowe ufata akamoto ugenda. Ndahambira kuri moto. Nta mvune. Ngenda mu bwato ndi kwahira. Yego. Wabonye se ubwa bwatsi buvunanye? Uragira gutya ugashyira mu bwato. Ukava mu bwato ugatereka kuri moto. Cyane. Kagame wamunganye iki? Ntacyo rwose. Abantu turi kumwe rwose nabo bagufatireho urugero, kandi nabo twabonye ari abantu bafite courage. Kandi n'uyu muntu uri kudutwara nawe rwose. Ahubwo se bwo muzi banga ryo nakore, muzingi ibyishimo byo nagize ku bwa Perezida Paul Kagame. Buriya karasa karabo akunga ari imbere se baryita irebe. Amarebe nyine ajya arabye n'ururabo rw'irebe. Ufite gashere wawe wamushyiriye akarabo kirebe. Oya rwose kwataza nkamushyire pe. Ahubwo yaba hariho nakimeze nagatwara nkajya kugahinga, nkajya
aya marebe kugira mu rugo cyangwa akunda kuba mu mazi gusa. Zana akarabo rwose nkashire. Akarabo ka sheri wawe. Akuye mu mazi. Akarabo kirebe. Umwita sheri wawe akarabo kirebe. Akarabo ni keza. Ubwo urabumuhaye akarabo kirebe. Cyane rwose. Ahubwo sinzi impamvu niyo turi kumwe atari gushira sheri. Akarabo kirebe. Uyu munsi cyane rwose. Akarabo kirebe. Atari mu mazi nikabamo. Ni ukuvuga ngo aka karabo katari mu mazi nikabaho ntabwo nyine wagatera mu rugo. Wagatera uko ubashije kugaha amazi. Gusa umuntu yakuraho umurama wako kugira ngo agatera. Umurama biba mu mazi ahantu mu isi. Akenshi biba mu mazi. Oya ni keza karasa neza. No twano turabo. Nazo ni indabo z'amarebe. Ni ibyatsi biba mu mazi. Ni nziza cyane pe. Murakoze cyane rwose courage. Reka umugenzi wanjye turi kumwe abafatira bereka ukuntu ubwatsi babwahira buri mu mazi. Nagerageza haguruka ariko afite ubwoba. Ubwoba ni bushiri. Afite ubwoba kandi rwose ngi ubwoba bwashize rwose ndumva ndi gutembera. None se mfite ikibazo. Ubu ngubu nihamara kuma. Urumva? Aya mazi nyine kumvura mu mugabo yabitubwiye amazi yakamutse. Ubwatsi buzajya byoroha kubona. Buzakomeza bukamuke bumere. Ubwo ikuntu kino gishanga giteye hamwe hagenda hakamuka ibyiciro. Hamwe icyiciro cya mbere kivaho yego cyo gukamuka kwa